ndakubwira nka Red Pen, reka dukosore. Reka dukosore. Gahunda ni Reka dukosore. Mwitondere ibiri kuvugwa. Ibiri inyuma y'amarido ubimenya Imana yeyuye hirido. Tuve mu bintu byo kubere ibi bintu biri mu mwuka no mu myuka. yasobanura neza ngo ari uyu mu boss. Hari umubosi data Imana ntaraza ngo yigaragaze kuri YouTube tumurebe ngo ngewe nduwiteka Imana yigaragaze tumurebe turebe nuko asa turebe n'isura ye. Na Satani ntaraza ngo avuge ngo ngende rusoferi ndi Satani nashatse gukunda kudeta mu ijuru Imana iranjugunya. Bari wabibona? Ni ukuvuga ngo bose bakorera muri dimension mu kindi kirere tutarebesha amaso y'umubiri. Wigeze kuvuga ko Satani ashobora kuba ari umukozi w'Imana? Gute? Umva nkubwire. Satani ashobora kuba umukozi w'Imana muhe buryo? Imana ijye imukoresha. Reka nkwereke no kuntu bagiranye diro kuri Yobu. Kugerageza Paul. Ahubwo ijya ituma Satani ategenda ugerageze Paul. Noneho nawe bikaguha imbaraga zo kuvuga ngo mu izina rya Yesu ukirukana Satani. Uzare abantu benshi ngo Satani ari mu kazi. Ahubwo tumenye bazamwishyura Imana ntizamuhembara. Izamwishyura. Izamwishyura iki? Umuriro. Ibijyanye no gutamba abantu, uyu muntu wavuze ngo yatambye Theogene cyangwa se nibo bishe Theogene, ubundi ushobora gutamba umuntu bigashoboka? Ntawe ndatamba. Ariko ngewe yenge Imana yakiranye diru na Satani. Aravuga ngo genda umugerageze. Sava? Si cyanditswe kiri muri Yobu mwagisoma ngo bari bashengereye mu ijuru Satani nawe ajyayo. Ngo agezeyo ngo Imana iramubaza ngo Sata bivuze ngo baravugana. Baravuganaga baraziranye aba bajama barabanye wangu. Urumva? Ndebere kuna abantu turimo durakina n'ikipe tutazi. Ugasanga umuntu arimo arashaka views akiyitirira Satani, ejo bamuhamagaza muri RIB ugasanga atangiye kurya indimi. Reka nkubwire niba yaramutaye mu isi, wavuga aha twajya no gusobanura ngo kuki yamutaye mu isi irimo abantu, izi ko hazabamo abantu, izi ko ari ibiremwa muntu irima. Mva rero nkubwire Paul, Satani ari mu kazi. Abana be n'abakozi be Yesu yigeze avuga ngo mwebwe muri abana ba Satani muri Yohana 8. Yesu yigeze avuga muri Yohana ngo mwebwe muri abana ba Satani mukomoka kuri so Satani. Uzahasome rwose nawe udukurikiye. Rero bivuze ngo Satani, abakozi ba Satani barimo barashaka guharabika umurimo w'Imana. Nukuvuga ngo natwe turi guterwa twarangiza tukitera tugatinda ku muntu uri gushaka views n'imbaraga mbi za Satani. Noneho tumenye ikiri inyuma yizi ntambara, ikiri inyuma yizi views, ikiri inyuma y'aya magambo abantu bari kwiyitirira nta kindi gishaka po. Mbere yuko umenya uyu muntu akorera Imana akorera Satani, ari abo bantu ba boss bombi, nta n'umwe urigaragaza ngo ajye kuri YouTube tumurebe ngo ngende Satani. Nta n'umwe garagaza aze hano kuri YouTube tumurebe ngo ngewe ndi Imana Uwiteka. Bakorera mu myuka. Niyo mpamvu tugomba kuva muri dimension. Imana ikorera mu mwuka, Satani akorera mu myuka. Tuve muri dimension, tuve mu bintu byo kujenjeka. Ugasanga umuntu yitiriye umukozi w'Imana, ejo bamubaza ati ese Imana urayizi? Kumbi yarabonye yuko harimo akaryo muri ibi bintu, ujya mukambara ikote ryiza, ujya mukasa neza, ukabona imodoka ukagira gute, ukabaho ukarya, agakorera Imana atazi amavu n'amavuko y'uyu murimo w'Imana.
ni nk'uko n'abakozi ba satani babijyamo gutyo batabizi. Rero twebwe tugasanga turi kurwana n'ibi bintu tuvuga abantu tutazi urugamba turi kurwana. Nkunda umujenerali umwe wavuze ngo ndashima kuko habayeho intambara, kuko iyo intambara itaza kubaho ubundi mba ndi rukurutu cyangwa kapurari, ariko ni generali. Bivuze ngo hari intambara ducamo bikaduha amapeti yo kugira ngo tubashe gukorera Imana tuyizi. Ndimo mvuga ngo hari urugamba Imana iducishamo, hari training, hari amahugurwa iducishamo kugira ngo tuzamuke tuyizi, tuyisobanukiwe, ku buryo niyo bagufatiraho icyuma. Nabonye akavideo umuntu azagahabura abantu ngo wemera Yesu, uremera gupfa cyangwa gukira, uramwihakana cyangwa ntumwihakana. Ukabona umuntu atangiye kwihakana ngo reka n'uyu wanshutse. Ni ukuvuga ngo hari intambara, hari urugamba ducamo Imana nyuma y'ibi bintu. Ni uguharabika umurimo w'Imana. Abantu barashaka ko Satani arashaka ko abantu bavuga ko Imana yacu itagikora. Paul akakana ko ku munsi wa nyuma araza, arangije agira gute? Amutegera kunda. Icyambere cyo yarabizi ko afite inzara, amutegera kunda, aramubwira ngo fati aya mabuye yahindura iki? Imitsima. Abonye kunda atamufatishije, ngo arangije amutegera kuki? Ku cyubahiro. Yego. Arangije amubwira ngo numfukama ukandamya biragenda gute? Yes, reka tubasuhuze cyane kandi twifurize ibihe byiza. Dushimiye Imana ko yaturinze tukaba tukiri bazima, nubwo nzi ko ari benshi byanze byaniranye, ariko turashimira Imana muri byose. Hari benshi bisanze bari mu bitaro, abandi bisanga bamaze kugera muri byinshi bibakomereye cyane, bari bafite akazi hanyuma karahagarara, abandi bari bazima bafite amaguru mazima ndetse n'amaboko mazima bisanga mu mpanuka. Ibyo byose rero muri isi niko bigenda. Ikindi nanone ngo bamwe bapfa abandi bavuka, ni ku isi yesitaye ntacyo yabihindura. Ndabeshya mukozi w'Imana. Uko ni ukuri kuzuye nta kinyoma kirimo. Isi yesitaye ni ku isi meze rwose. Nibyo. Yes, tugiye ko tuganira na Eric Nsabimana, ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi, ndetse afite byinshi akora, ni umwanditsi w'ibitabo na sinema, ni byinshi cyane. Ni umusesenguzi wa Bibiliya, akandika byinshi akuye muri Bibiliya. Mbese ufite nk'ibitabo bingahe? Kuko ndimo ngitangira. Uracyatangira? Imana nibwo impamagaye, nibwo inzanye muri uyu murimo. Ibitabo birahari biranditse, birahari bigera nko muri 20. Uvuze ngo nibwo ikuzanye muri uyu murimo. Uwuhe murimo? Mu murimo wo gutegura igisekuruza cy'abana b'Imana bagomba guhagarara mu cyuho, Satani ntavugirize impundu ku mwandu w'Uwiteka. Yego. Yes, nubwo nguko ikaje. Aha. Eric, numvise ibintu byinshi warabiborotse. Ibintu byinshi Mwuka Wera, ni Umwuka Wera biguhaye. Umwuka Wera ari muri nge, niwe ukora ibyo byose. Yesu yaravuze. Niwe wanditse Bibiliya ko numvise yose iri mu mutwe wawe. Oya, ni imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka Wera yaje akakuzamo, ahita akuzanira n'ibyo yakoze. Ibyo yakoze byose ukabihishurirwa. Yes, turaza kuba tuganira byinshi, ariko mbere yuko tuganira banze udushyire mu isengesho, maze tube twumva ubwiza bw'Imana isumba byose. Data wo mu ijuru, uri umubyeyi wacu, natwe turi abana bawe, kandi ukorera mu butatu kugira ngo wiheshe icyubahiro, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru. Rero tugushimiye Uwiteka imirimo igenda igiye itangaje udukorera umunsi ku wundi, no muri iki gitondo cy'umugisha dushimye imirimo uba wadukoreye, ukaturindana n'abacu. Rero ndagushimye, nguhaye icyubahiro ku bwanjye no kuri bwa mwene data unkurikiye.
reka ukomeze gukorana natwe iby'ubutwari, reka Mwuka Wera uganze utegeke muri iki kiganiro, ari njyewe n'uyu nkurikiye duhabwe umugisha kandi dusobanukirwe byinshi kurushaho, mu izina rya Yesu sabye nizeye, amen. Abahanuzi ngo ntibajya bica gahunda, ariko harimo abica gahunda da. Oya, kwica gahunda ni icyaha abana b'Imana batababarirwa, badakwiye no kubabarirwa. Umwana w'Imana agomba kugenda nk'uko se agenda. Imana igira gahunda. Imana igira gahunda. Imana ni seriye. Imana igira gahunda. Imana ni seriye. Eric, amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi ntayo nzi kuko iminsi ntabwo nayivugishije ngo numve amakuru y'iminsi. Ubuse naba navuganye nayo ndayizi, ahubwo mbaza icyo Imana iri kuvuga ku minsi. None iravuga iki ku minsi? Ni ibihe bigoye, ni ibihe bikomeye, ariko Zaburi ya 84 ku murongo wa 6 haravuga ngo hahirwa ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Bivuze ngo icyo gikombe ni cy'abantu b'Imana turi gucamo. Icyo gikombe nicyo turi guca, kuko hari byinshi Satani ari kuzana tukabirebesha amaso, ukabibona pe, ukavuga ngo uyu muntu aribwe pe, kandi umwibye ninde? Ni Satani. Rero ni ukuvuga ngo icyo gikombe cya Baka turi gucamo, ingo bageze mu gikombe cya Baka bagihindura ahantu h'amasoko, bivuze ngo hapfiramo benshi. Ariko abana b'Imana ntabwo tuzakirwamo, kuko dufite mu mitima inzira z'igisiyoni, tugomba kugerayo, ntabwo tuzagwa nzira. Yego Paul, ntabwo turabo kugwa nzira, tugomba kugerayo. Eric, uri umuhanuzi, hari byinshi wagiye umenya ndetse ibindi byumvisha amatwi yawe. Uyu mugabo uvuga ko yanyweye amaraso, wigeze ubyumvaho? Ibyo waba uri kuri YouTube se ntubyumveho? Warabyumvisha? None se biriya bintu umuntu ashobora kunywa amaraso ngo yakoreraga Satani, ngo ari mu itsinda ry'abapasiteri banywa amaraso y'abantu cyangwa se babanaga mu muryango w'abagikuzimu. Hanyuma ngo igihe kimwe ngo baza gupanga kwica Pasiteri Theogene. Impamvu nkubajije nuko nzi ko uri umukozi w'Imana kandi umazemo igihe. Uriya muhungu wari umusanzwe umuzi? Mubona gutyo? Mubona gutyo? Nzi ko muzi nk'umuntu utuye muri zirace za Gasanze na werekeza hariya. Oya, ibyo ntabwo mene bari amenyana nabo. Kuko njyewe Imana yampamagaye kuvuga ukuri. Hari n'abantu baba bashaka views, ukuntu baba bavuga n'ibintu. Buriya tumenya byinshi Imana ikuyeho rido, ariko ibiri inyuma y'amarido tuba tubihishwe. Ndagira ngo dusesengurere mo gakeya. Mu ino minsi ujya kumva umuntu aravuze ngo kanaka ngo akoresha imbaraga z'imyuka mibi, ngo kanaka afite imbaraga z'abadayimoni, ngo mu rusengero rwiwe ngo akoresha imyuka mibi. Ibyo bintu bibaho? Imana ibaho, kuko ndabizi Umwuka Wera ari kuri wowe. Umva nkubwire, Imana ibaho na Satani abaho. Yego. Imbaraga z'Imana zibaho n'imbaraga za Satani zibaho. Ahubwo kumenya, gushishoza tukamenya ngo izi mbaraga ziri gukora ni izande. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana ugenzura byose, ariko umwuka wa Satani ntugenzura byose. Bivuze ngo hari abantu bafite imbaraga z'Imana batagenzurwa na Satani, ariko abakozi ba Satani Umwuka Wera arabagenzura, akakubwira ngo uyu muntu imbaraga zimukoresha ni za Satani. Rero ni ukuvuga ngo niba ibintu biri kuvugwa, twitonde kuko buriya njyewe Paul urabizi, nizera mu bimenyetso. Kuza ukazana ibintu by'amagambo, nizera mu bimenyetso nk'abavoka hamwe nk'abacamanza. Kuko ibintu by'amagambo nujya kumbwira ngo kanaka ngo warumvishe ngo akoresha imbaraga zimbi, imbaraga z'ikuzimu, ibyo ndabyumva, ariko se ufite gihamya?
ko ufite gihamya wabihagararaho, uwagutumiza RIB iguhamagaje wabisobanura. abantu baba babyemeye nese. Reka nkubaze, niba umuntu aje akiyemera akavuga ati jyewe nabaga ikuzimu nakoreraga Satani, ati na Pasteur Theogene twabanaga muri iryo tsinda ry'abagikuzimu, ati ni natwe twamwishe, ati kubera ko twamusabiye igitambo cy'umugore warakitwima dupanga kumuhitana. Urumva ari gute wakana ko ikuzimu hadahari kandi hahari? Ikuzimu habaho, nabyemeye, navuze ngo ariko no hari n'uwabyiyemereye kandi niba ijuru ririho n'ikuzimu hariho. Hedikota y'Imana na hedikota ya Satani, ibyo bintu birahari, ikuzimu no mu ijuru. Uwo muntu uje akabivuga akabyiyemerera, kuki ataba ashaka views kugira ngo murebe atwike? Ariko umuntu aza agatwikira muri bibiri. Umva nkubwire nshuti yanjye Paul, mbonye abantu batwika baje baritwika, baharebeka abantu bakabavuga, noneho barangiza bakanabavuga bitahiye bagiye, akavuga ati njyewe uriya muntu naye nanamuhanuriye ngo Imana yari yabimbwiye, akabivuga wakamuvuguruje atagihari. Icyo ni ikibazo gikomeye kiri mu bantu b'Imana bakorera Satani, barimo barashaka guharabika umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo natwe turi guterwa, twarangiza tukitera, tugatinda ku muntu uri gushaka views n'imbaraga mbi za Satani, noneho tumenye ikiri inyuma. Ikiri inyuma yizi ntambara, ikiri inyuma yizi views, ikiri inyuma y'aya magambo abantu bari kwiyitirira, nta kindi gishaka po. Ndakubwira nka Red Pen, reka dukosore, reka dukosore gahunda ni reka dukosore, mwitondere ibiri kuvugwa, ibiri inyuma y'amarido ubimenya Imana yeyuye hirido. Yego, abantu benshi bafite vuzivuzi, kanaka afite imbaraga mbi, uri yakorera imbaraga. Nge Paul naguhaye ubuhamya bwo kuntu umuntu yamfasha akambeshyera. Ninjiye ahantu mu cyumba cy'amasengesho, aranda baranyitegereza kubera nifitiye ubwanwa. Ubu bwanwa ye baba we, ni igikomere nahuye nacyo niga testimony gatoya ntanzeho ubuhamya. Niga twari dutuye mu majyaruguru, tuza kwimukira Iburasirazuba, tuvuye mu karere ka Gakenke mu murenge wa Muhondo twimukira muri Gatsibo muri Rwimbogo, njya kwiga ku kigo cya groupe yitwaga groupe scolaire Rwikiniro, sinzi niba n'ubu ikibaho aho hantu. Rero kuko twari abakene mu rugo iwacu, twari abakene, nabaga mu muryango w'abakene. Tugeze ku kigo cy'amashuri, hari abana banyweye amata, babita abana b'abakonyine, base boreye inka nyinshi. Noneho kubera ubwo buzima nari ndimo bwa gikenye n'ukuntu meze, bagacya banyuzura, aho umuntu yajyaga afata umupira wa bara agakubita mu birahure, akamena ibirahure, akahita mfata mu mashati akanjyana kwa headmaster cyangwa diregiteri, bakankubita banziza ubusa, nakwireguza ati sinjye wabikoze, bagakubita, bakanuma n'umubyeyi. Papa kaza agapfukama arengana asabira imbabazi, nkamubwira ati papa ntabwo ibi bintu nabikoze. Arambwira ati ceceka wa mwana, ceceka turebe ko bwacya kabiri ntibakwirukane. Rero nge ikintu cyitwa kuri ukunyuzugwa, umukobwa akakureba akagusuzugura, barazaga bagafata mu kanwa, natisha aho uzamera ubwanwa. Buriya niyo ngiye kwiyogoshesha nkabona umwogosha ashatse kuburebaho, arancumuza, navuga ati witonde. Barazaga bagafata mu kanwa, bakavuga ngo uri imbwa nta n'ubwanwa uzamera, kugera aho umukobwa yanyuzuye agafata isute akayikuramo, agakubita, akayimpa,
nyikubita muri mare mu bage najyanagamo amakaye nkigwa nyibungana ndayitahana ejo ndongera ndayigarura kubera ko ibintu byo kubesherwa n'ibyo bintu rero nari nkomoje gute hari igihe n'abantu mwe umuntu akubeshyera nakubwiye ngo nigeze najya mu cyumba cy'amasengesho umuntu areba ubu bwanwa aravuga ngo afite imyuka y'abarangi aranatetera avuga mu ndimi ngo afite imyuka y'abarangi abantu bose hari igihe umuntu agusiga amabyi Paul akagusiga amabyi wajya ugera mu bantu bakakwitaza ukibaza uti se uyu muntu kucyo nyitaje kumva umuntu yagusiza amabyi ukurebye wese akubonaho amabyi Imana itwambura umwambaro nk'uwo nguwo rero ikintu ndimo ndashaka kuvuga aba bantu koko bajya ikuzimu ndabyemera babaho imbaraga mbi zibaho ndabyemera ariko mbere yo kuvuga tube turetse kuvuga ibiri inyuma y'amarido tutafite ibimenyetso ku buryo wanabisubiramo imbaraga z'Imana zirahari zirakora ariko twe guterwa ngo natwe twitere ikintu kiri inyuma y'ibi bintu no guharabika umurimo w'Imana bantu barashaka ko Satani arashaka ko abantu bavuga ko Imana yacu itagikora Paul aka kantu kumve neza Satani nta kindi agambiriye arashaka ko abantu bavuga ngo Imana ntigikora ahubwo Satani niwe uri imbere niwe ufite imbaraga niwe ufite imiti ndabyemera imiti iragurwa na Simoni umukonikoni tubona mu byakozwe n'intumwa uriya nawe yaramenyereye kugura imiti yaramenyereye kugura imiti yaramenyereye kugura iby'ubukonikoni bwe abona abantu Imana ihaye umwuka wera nuko araza yegera ba Petero ati nanjye mumeho azana ifeza yarazi ko rero n'ibintu by'Imana bigurwa bivuze ngo abantu bahariya muri iriya isi y'umwijima isi ya Satani bazi ko ibintu byose ari ukugura bazi ko ibintu byose bibonwa ari imbaraga zo kugura imbaraga z'amafaranga ariko siko bimeze bivuze ngo Imana yacu Imana yo mu ijuru twebwe ikorana n'abantu bizeye bakemera Yesu Kristo umwami n'umukiza bakemera imbaraga ze bakemera imbaraga z'umwuka wera ariko Satani yizerera atuma abantu bizera mu mafaranga no mu butunzi aka kantu kumve neza aba bagabo ari Imana ari na Satani nta numwe twari twabona nta numwe twari twarababonesha amaso ari Imana ari Satani aba bantu mbwira umuntu wigeze yabona Imana nuyandike muri comment hasi atubwire mbwira umuntu wari wabona Satani akamurebesha amaso ahubwo turi mu kibuga turimo dukina n'ibintu tutazi turimo turakina n'ibintu tutazi dukwiriye gusenga tugahaguruka umurimo w'Imana warinjiriwe umuntu wari wabona Satani ariko rero hari igihe witwa Papa Kingira muzi umuprofete nawe mwumva gutyo mubona gutyo mureba gutyo Profete rye yigeze kuvangwa avuganye na Rusofero ngo baranibonaniye buriya barabonanye baranavugana inyungu zo guhura nawe zari zihe baraganiriye amubaza impamvu yamaze abantu ikiganiro cye na Rusofero si ubwo byagenze nta ni ngombwa kuvuga abantu Paul reka tuve ku bantu buriya hano muri nosi urubyiruko rw'iyi minsi ruri kubyita agatwiko ibintu by'agatwiko nawe urimo urabyumva hari amafaranga ari kubasaza ngo ari ku mbuga nkoranyambaga ariko twitonde twitonde kuko ibi byarangira ikintu cyose kitaremwe n'Imana kizagira gute gifite iherezo aka kantu urakumvise ibi bintu byarangira ibi bintu ariko nasomye ijambo rirambwira rintera gususumira nsheshe rumeza ngo Imana izazana umurimo wose ari ikiza wakoze cyangwa ikibi mu rubanza uko ni ukuri amafaranga yo kudushuka ubutunzi bwe kudushuka iyi nda muri Matayo ibice 4 tubona Satani atega Yesu yivuganira na Yesu umwana w'Imana ufite ubushobozi Satani agira gute aramusanga ari mu bihe byiza byo gusenga yego ageze hariya ku musozi Yesu yari amaze iminsi 40 Satani ntiyigeze aza muri iyo minsi ku munsi wa nyuma araza
arangije agira gute, amutegera ku nda. Icya mbere cyo yari abizi ko afite inzara, amutegera ku nda, aramubwira ngo fata aya mabuye yahindura iki, imitsima. Abonye ku nda atamufatishije, ngo arangije amutegera kuki, ku cyubahiro. Yego. Arangije aramubwira ngo numfukama ukandamya biragenda gute, urubakwa. Siko bimeze. Bibonye bidakunze, abonye bidakunze, yamutegeye mu byanditswe, mu by'Imana yavuze mu masezerano, ngo simbuka, ngo kuko handitswe ngo azategeka abamarayika bagire gute, bagusame, bakuramire, ngo udakubita ikirenge he kwibuye. Urumva Satani areba ibyanditswe, arabizi iby'Imana yatuvuze, arabizi. Ni ukuvuga ngo azi niko dukunda icyubahiro, aranabizi ko adutegera ku nda. Bivuze ngo nta handi adutegera naho ngaho. Rero abantu benshi barimo barashaka viyuze, tukagenda. Natangiye nkubwira ngo ibiri inyuma y'amarido tubimenye Imana ikuyeho irido. Hari abantu bajya bavuga ngo umwenda waratabutse ngo buri wese yigerereyo. Umwenda waratabutse ngo buri wese yigereremo, buri wese yigerereyo, ariko si bose bagerayo. Tugana ku musozo po, si bose bagerayo. Yego. Ntabwo ari bose bagerayo ngo n'ingegera n'amabandi n'abandi bantu ngo bapfe kugerayo. Nuri mu kabari aravuga ngo waratabutse ngo buri wese yegere. Si bose bagerayo, hagerayo abana b'Imana. Igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo tumenye ukuri. Yego. Ibintu tubona hari igihe byaba biri inyuma y'amarido. Eric we, niwasanga bagwaye akaruswa kugira ngo uzo wenda use nk'uducangacanga mu kuntu, ati ko nawe urabona Imana, ni gute Satani wamubonye, ko nawe urabona Satani, ni gute babonye Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyamara ujya kureba ugasanga mu by'ukuri koko niba umuntu avuga ati ngiye navuye ikuzimu, cyangwa se nabonye Satani ameze gutya, ubundi wewe urabona Satani n'amaso yawe? N'amaso yanjye? Imana ni umwuka na Satani ikorera mu myuka. Abavuga ko Satani afite amahembe, ibyo ni ibinyoma. Cyangwa Satani agaragarira mu nzoka? Oya, tugendeye ku ijambo ry'Imana wabigenderaho. Ikiyoka, inzoka, ngiye kuri Bibiliya sava. Tubivugeho. Satani yakwiyoberanya, ariyoberanya agakorera mu bintu bigiye bitandukanye. None se ibijyanye no gutamba abantu, uyu muntu wavuze ngo yatambye Theogene, cyangwa se nibo bishe Theogene, ubundi ushobora gutamba umuntu bigashoboka? Ntawe ndatamba. Ariko ngewe yengendeye ku buhamya n'ibivugwa, bibaho. Tugende no mu ijambo ry'Imana, bibaho ko umuntu yatamba umuntu, ko umuntu yatamba ibintu, bibaho. Abavuga ko ngo umuntu wizeye Imana utashobora kumutamba se? Umuntu wizeye Imana ngo utamutamba? Erega ibyo tubona tubibona irido yavuyeho. Hari igihe ushobora kubona umuntu ngo yizeye Imana afite n'ikindi yizeye. No kuvuga ngo hari igihe tugenda tukabyina ngo nizeye Imana, ugasanga wizeye Imana n'abantu. Yego. Icyo gihe rero yanyura mu muntu, kuko wizeye n'umuntu akakugubanura, ibyo yakugubanura. Ngewe reka nze nguhe agatestimony gato, ubuhamya buto. Sogokuru ubyara mama yarakijijwe, yitandukanya na karandezi wabo, aravuga ngo ndakijijwe. Urumva? Yego. Aravuga ngo nakijijwe, ibintu bya nyabingi no guterekera ndabiretse. Ajya muri ibi bintu by'Imana, seta ibirenge ntiyabijyamo neza. Ntiyabijyamo neza. Uzi urupfu yapfuye? Yapfuye yiyahuye. Nyogokuru? Sogokuru. Ubyara nde? Mama. Ubwo ni papa wa mama. Reka nze nkubwire, imbaraga mbi zibaho. Satani arakora, imyuka mibi ibaho, nyabingi zibaho. Satani afite abakozi be nk'uko Imana ifite abakozi. Ibyo tubimenye, ndabihamya. Ariko se mbere yuko umenya uyu muntu akorera Imana, akorera Satani, ari abo bantu ba bosi bombi,
ari ababosi bombi. nta n'umwe urigaragaza ngo ajye kuri YouTube tumurebe ngo ngende Satani. Nta n'umwe garagaza aze hano kuri YouTube tumurebe ngo ngewe ndi Imana Uwiteka. Bakorera mu myuka. Niyo mpamvu tugomba kuva muri dimension. Imana ikorera mu mwuka, Satani akorera mu myuka. tuve muri dimension, tuve mu bintu byo kujenjeka, tuve mu bintu byo kubere ibi bintu biri mu mwuka no mu myuka. Yasobanura neza ngo ari uyu mubosi, hari umubosi data Imana ntaraza ngo yigaragaze kuri YouTube tumurebe ngo ngewe ndi Uwiteka Imana, yigaragaze tumurebe, turebe nuko asa, turebe n'isura ye. Na Satani ntaraza ngo avuge ngo ngende Rusoferi ndi Satani, nashatse gukunda kudeta mu ijuru, Imana iranjugunya. Wari wabibona? Ni ukuvuga ngo bose bakorera muri dimension, mu kindi kirere tutarebesha amaso y'umubiri. Wigeze kuvuga ko Satani ashobora kuba ari umukozi w'Imana? Gute? Umva nkubwire, Satani ashobora kuba umukozi w'Imana muhe buryo? Imana ijya imukoresha. Reka nkwereke no kuntu bagiranye diro kuri Yobu. Diro Imana yagiranye diro na Satani. Aravuga ngo genda umugerageze. Sava? Si cyanditswe kiri muri Yobu mwagisoma ngo bari bashengereye mu ijuru, Satani nawe ajyayo. Ngo agezeyo ngo Imana iramubaza ngo Sata, bivuze ngo baravugana. Baravuganaga, baraziranye, aba bajama barabanye wangu. Urumva? Ndebere kuna abantu turimo durakina n'ikipe tutazi. Ugasanga umuntu arimo arashaka views akiyitirira Satani, ejo bamuhamagaza muri RIB, ugasanga atangiye kurya indimi. Ugasanga umuntu yitiriye umukozi w'Imana, ejo bamubaza ati ese Imana urayizi? Kumbi yarabonye yuko harimo akaryo muri ibi bintu, ujya mukambara ikote ryiza, ujya mukasa neza, ukabona imodoka ukagira gute, ukabaho ukarya, agakorera Imana atazi amavuna amavuko y'uyu murimo w'Imana. Ni nkuko n'abakozi ba Satani babijyamo gucyo batabizi. Rero twebwe tugasanga turi kurwana n'ibi bintu, tuvuga abantu tutazi urugamba turi kurwana. Nkunda umugenerali umwe wavuze ngo ndashima kuko habayeho intambara, kuko iyo intambara itaza kubaho ubundi mba ndi rukurutu cyangwa kapurari, ariko ni generali. Bivuze ngo hari intambara ducamo bikaduha amapeti yo kugira ngo tubashe gukorera Imana tuyizi. Ndimo mvuga ngo hari urugamba Imana iducishamo, hari training, hari amahugurwa iducishamo kugira ngo tuzamuke tuyizi, tuyisobanukiwe, ku buryo niyo bagufatiraho icyuma. Nabonye akavideo umuntu azagahabura abantu ngo wemera Yesu, uremera gupfa cyangwa gukira, uramwihakana cyangwa ntumwihakana. Ukabona umuntu atangiye kwihakana ngo reka n'uyu wanshutse. Ni ukuvuga ngo hari intambara, hari urugamba ducamo, Imana iducishamo kugira ngo tuba abana b'Imana byanyabyo, tuba abakozi b'Imana bashyitse. Hari n'urugamba Satani ateraningamo abantu be kugira ngo babe abakozi be bashyitse. Rero twebwe hari igihe usanga turimo turavuga ibintu tutazi, turi ba nyirakazitereyemo. Yego. Turi ba nyirakazitereyemo. Ati aba batipe nta bamenye ibyo. Oya, uyu mukino nari nkubwiye ngo uyu mukino watangijwe n'Imana na Satani. Siko bimeze? Abo ubundi kuki Imana itica Satani? Bibiliya yisobanura iki kuri ibi bintu? Umva nkubwire, ni kubera iki itamuhitana? Itamuhitana? Ni umukozi w'Imana nyine. None se reka nkubwire impamvu dukiranuka, turwana intambara tugira gute. Umva ni kuko na Yesu yarasenze, yaravuze ngo singusabye ngo bakure mu isi, ngo ariko ngo ahubwo yibarindiremo umubi. Bivuze ngo umubi ari mu kazi. Bivuze ngo ari mu kazi ko kutugerageza. Umubi akwiye kuba mu bantu. Arahaba kuko afite akazi ko kutugerageza ngo agaragaze abo turi bo. Atuvane yo kukitugerageza. Ye avaneho amarido. Imana ntabwo ifite
kuza kugerageza Paul, ahubwo ijya ituma Satani ategenda ugerageze Paul, noneho nawe bikaguha imbaraga zo kuvuga ngo mu izina rya Yesu ukirukana Satani. Uzareba abantu benshi ngo Satani ari mu kazi, ari mu kazi. Ahubwo tumenye bazamwishyura, Imana ntizamuhembara, izamwishyura iki se? Umuriro. Kuko yamaze gukirwa iteka. Kivugaho n'igihe Imana izahanira Satani. Byaravuzwe, byarahishuwe, rega nta kigihishwe. Bivuga ngo iki? Yesu azatwara umugeni amuvanemo, ubundi Satani ngo noneho akameze yigaragaze. Urumva noneho aze yakora kuri YouTube, muzajya mumubona mugirana igaragaza ubundi umugeni atakiri mu isi muzaba. Ibi bintu biri mu mwuka, ntago byari byagaragara. Uzasoma igitabo cy'ibyahishuwe, hari igihe Satani azazamuka noneho mukavuga ati kabisa noneho bya bintu, ariko twebwe tuzaba tutakirimo. Yesu azaba yaravanye umugeni mu isi, azaba yaramutwaye, noneho bazaba basigaye. Niyo mpamvu nkubwira kizwa uve mu mazimwe, kizwa uve mu byaha, kizwa uve mu bintu nk'ibyo ngibyo byo gutekinika no kubeshya, kuko hari igihe kizagera noneho Satani muvuga mutamuzi Imana yabateye. Ntabwo turi kwamamaza Satani Paul, ntabwo turi kwamamaza Satani, ahubwo turagira ngo abantu bakanguke, turagira ngo abantu bamenye ko tudakirana n'abantu. Reka va ku bantu, ntabwo dukirana n'ibifite amaraso. Kumutuka Satani biremewe. Kumutuka sinigeze mbona na Yesu amutuka. Aze urugeze kumenya ngo kutuka Satani birabujijwe. None se umva nkubwiye, byanagaragaye ubwo Mose yapfaga ngo marayika arwanira intumbi nande arya. Marayika Gabriel arwanira intumbi na Satani. Ngo nigeze amucira urubanza. Umva nkubwire, none se uramucira urubanza uriya mutipe imbaraga afite n'ibyo akora urabizi, ariko reba Imana ntiyahise imwica ngo aveho, ahubwo yaramujugunye. Kandi irangije iranavuga ngo hasi ugujije ishyano. Reka nkubwire, niba yaramutaye mu isi, wavuga aha twajya no gusobanura ngo kuki yamutaye mu isi irimo abantu, izi ko hazabamo abantu, izi ko ari ibiremwa muntu irima. Mba rero nkubwire Paul, Satani ari mu kazi, abana be n'abakozi be. Yesu yigeze avuga ngo mwebwe muri abana ba Satani muri Yohana 8. Yesu yigeze avuga muri Yohana ngo mwebwe muri abana ba Satani mukomoka kuri so Satani. Uzahasome rwose nawe udukurikiye. Rero bivuze ngo Satani, abakozi ba Satani ntibasinziriye, ntibaryamye, bari mu kazi, bafite ibintu bari gukora, bafite amacano, urumva, bafite imbuga nkoranyambaga, bafite ibiyobya, bo bari mu kazi ntibaryama. Satani ntabwo abemera kuryama, ariko biratangaje kubona abana b'Imana n'abakozi ba Satani turyamye dusinziriye. Nako abana b'Imana n'abakozi b'Imana turyamye dusinziriye, abakozi ba Satani bari maso bakanuye. Birababaje. Urimo urabyumva cyane kabisa, ugasanga ndimo ndateranya mwene data n'uyu nguyu, nguriya ngo ni imbaraga mbi zimukoresha, simbihagazeho, nta bimenyetso ntaki, ashobora kuba bifite azikoresha. Nibyo koko tugire gihamya, ariko turebe ikintu Satani agamije ni ukudusekuranya imitwe kugira ngo tudafokasinga ya misiyo yaduhaye muri Matayo 28 ngo mugende mu mahanga yose muyahindure. Hari ijambo ngiye gusorezaho, dusoreze kuri iri jambo riri muri Matayo ibice 12, kugira ngo tube maso, kugira ngo tube maso. Muri mbere yo gusoma iryo jambo, ubundi umuntu ukorera Satani n'umuntu abantu bakorera Satani, umuntu yabamenya gute? Biroroshye. Ni naryo jambo wagira ngo umwuka aragusuniza. Ni naryo jambo narengeye gusoma. Yego. Igiti cyiza ntabwo gishobora kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntabwo gishobora kwera imbuto nziza. Yego. Abana ba Satani ikintu cya mbere bagira amagambo menshi.
nta bikorwa. Abantu urabumvishe uzabamenyera ku magambo menshi kuko na Satani buriya uzareba na Pawulo hari ahantu yageraga abana ba Satani bagahaguruka bakavuga bakamutera itiku bakamuburanya bakazana impaka ahantu urahumvise. Icyo ni ikintu cya mbere, bagira amagambo ariko nta bikorwa. Ikindi kintu cya kabiri, bakorera muri kamere ya njyewe. bakorera muri kamere ya njyewe kuvuga ngo buri kimwe bagikora bambone, buri kimwe bagikora mbona icyubahiro, buri kimwe bagikora njyewe ndakomeye. Ngurugero ngo njyewe umva, njyewe mfite ubushobozi bwo kugukiza. Wowe mfite iki muri kamere ya njyewe? Uwo muntu ukora muri kamere ya njyewe, umva Yesu, umva kuntu yavugaga ngo njyewe na data. Haleluya. Ni ukuvuga ngo turi benshi, ntabwo ari njyewe njyenyine. Na Yesu yakoraga avuga ngo njyewe na data turi umwe kandi dukora mu bumwe. Ni ukuvuga ngo twe ntabwo ari njyewe ukora, ni umwuka wera n'imbaraga z'Imana. Nibyo yakoze Yesu ntabwo yabyiyitiriraga ngo ni umurimo wa data, ngo hari uwantumye. Rero umwana wa Satani akora kugira ngo yumve ko ari njyewe, buri kimwe ari njyewe, ibikorwa ari njyewe, icyubahiro ari njyewe, byose ni muri kamere ya njyewe. Ariko twebwe dukorera muri kamere ya twebwe. Uba ushaka ko mwene so atera imbere nawe. Yego. Ngiye ngo birasobanutse. Yego. Eric, tugeze mu musozo w'ikiganiro cyacu, ariko se nk'umuntu yifuza kuvugisha waretse se nkababwira rino jambo tukarisohoreza aho. Riri muri Matayo 12. Reka wenda duhere kuri 24. Ngo ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belezebuli umutware w'abadayimoni. Amenya ibyo bibwira, arababwira ati ubwami bwose iyo bwigabanyijemo ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo byigabanyijemo ubwabyo ntibigumaho. Bivuze ngo ubwo bwami bwa Satani ntibuzagumaho, ntibigumaho. Niyo uzarebe n'umuntu hitinga ni nk'umuriro w'amashara n'ibishangara, niko Satani akora. Atonesha umwe uyu munsi, ejo akamuvana mu nzira akazana undi, nuko akora. Urumva ntibigumaho, ibintu bya Satani ntibiguma, nta burambe. Hayigiye agutonesha mu kanya gato akahita kwica, akakugubanura, ahita guteza impanuka, akakugubanura. 25 ngo none se Satani niba yirukana Satani ko aba yigabanyije ubwe, ubwami bwe buzagumaho bute? Nanjye niba ari Belezebuli uma kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko umwuka w'Imana niba ari uma kwirukana abadayimoni, none ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo, buba bubafashe. Ngo umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko? Ko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Bisobanuye ngo abakozi ba Satani n'abana ba Satani barasandaza. Ibintu byabo ntibiba kuri gahunda. Umva ngo uyu umwe undi uyu umwe, ibintu byabo ntibiba kuri gahunda. Nicyo gituma mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Kandi umuntu wese usebye umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebye umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi, kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Iri si ijambo, ibi ntibyanditswe. Tugana ku musozo rero, bakozi b'Imana, abana b'Imana, duhagarare mu cyuho. Twaratewe kandi tureke kwiterwa. Namwe rero aba Satani, turaje imirimo yanyu n'imbuto zanyu zigaragare, ubundi
urukungu n'amasaka bimenyekane. Igihe cy'umweru kirageze. Murakoze. Eric, ubu ngubu ukeneye ko wasengera abantu, hari icyumba cy'amasengesho ugira? Ubu ntacyo. Oya, ntacyo. Okay. Reka utubwire nimero za telefone. Murakoze. Ushobora kuba wankurikiye ukaba wifuje kuvugana nanjye, ndi umujyanama, nkora imirimo, ndi umwanditsi, waba ufite inkuru y'ubuzima bwawe wakwifuza kwandika, nagufasha. Ibyo byose ndabikora. Ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanzi n'ibindi byose Umwuka Wera anshoboje kuko ari muri njyewe. Rero nimero yanjye wifuza kuvugana nanjye ni 0788 412 03 14, 0788 412 03 14. Imana y'amahoro iduhana umugisha kandi iguha umugisha kuba wahisemo kubana natwe. Shalom shalom. Turagushimiye cyane.